bajya bavuga ngo buri ikibuze inkware gihitana igihuna wala begani yawe sha none se shati bigenze gute ariko rero shamba nakuziga nyine nk'iniga yanjye cya tube tuheza ngeze ko nakurushije man yego yaba mfite akaziga cyane ana yawe nanga yawe no kubeshya amazi ko hari udushyimbo nakuye ahantu uduki udushyimbo tubise se ase ko nta safuriya tugira tukaba nta nkwi ariko man ndaje nkwigishe kata umbaze ukantwereka utwo dushyimbo tugiye kudukurira imyumbati ndatuye kudukura imyumbati hano mfite akazigo ewana nazanye ati n'undi nta myaka 100 baye hano nkutumira koko Yesu kanashigayemo kakajumba naheza heza nawoze mawoze n'ibyo bintu genda guha twagora kugira ngo kwirindazi wamaye akaboza abasangiye ubutitana ibisambuko ariko man uzi ikibazo nakiri cyaje nuko tuba twaraburijwe ahantu hose ndega nk'imipangu byo n'imvura ikabiteje hano kavura ni fresh abasaba ko igori ndaze tujyo tunganye ako se man wari kuye akira ubizi se wari vanye najyanye n'ikijama akuri igisa umva cyo kwimyumbati kwa yuda ni icyo gitekerezo nari mfite kuva kare mbaza ngo nari guhamagara iki nindi marutara imarama inda yawe ako buriyo umva nkubwiye abanyeswa ejo muri twasiri abo ako ne wabizanye harando wari wakagige we kutuga kubita hasi maye tukagasaka ibisasu uretse naje tujyane kwande uriya mugabo ngo ni yuda ngo afite power ngo afite iki ngeni ngeta izo nanyawe ndamukubita furu umukoko umumbazi yibeshye kadufata wibe umumbazi noneho nkwereke bantu babayeho nabi uzi ubugoma agira ubuhe bugo bamugabo ngo ni yuda yigize karakajya ngo ntawe ujye umwiba kandi tujye tumucakaza iranyumba tetse basi dutware nk'ibiti iriya ndayikubitse hejuru aha urahonga byakwica ingeta izo ni wanyawe kujipfunsi ndakubita umva ntago yambasha ndakurahiye nangerega ninje mbobo ya hano hakadisi aje bundi nise darago umuntu aramfata arancurika naye nari twadushyima yoze bagucurika wemeye ko tujyayo ntajyayo ariko shafite imyumbati yakuze y'imigugu dufate neza badushyima nadufashe turagereka iki twatwumbati twande kwayu ndasoma ariko umwana ufite ibintu byinshi umusazi ntabwo nyizeye bari tugenda oho oho Jana wonye muri filime. Aga ngara nambwiye ko rindwanye da. Oya. Warabuze yuko nta kintu twaye. Hoya ni bumbati ni sawa.
Daragoni ndarengana wari wambeshye umbwira ngo uzi kurwana ngaho binyereka nkubitira arata yude kugeza kurumva hakubeshye imyumbati ako nayibonye muri filime no kuri kwimana ako se drago ntabwo bizi no kuri kwimana yuda rero isumbeshyira akora nambwiye kuri n'indwanyi ngo zikurwana danganye ka mitego na ukubise ako nje nanihita niwo ako se wowe ari muriba umva nkubwire yuda ntabaduteranye ngewe uyu muntu ni igisambo namuciyeho inzara yamwisha arankumagara utiye gushaka umwumbati wo guhekenya nje rwose nukuri kwimana narinje no kugufata nukuri kwimana do nukuri kwimana do narinje kugufata narinje kumukuzanira narinje kumukuzanira nukuri kwimana urebye nukuri kwimana umva nkubwire ceceka ikibazo cyawe ururujura turaziranya ahubwo wowe wambwiye yuko uzicicwane ngaho mukubite kandi njye nigendeye do nayimvuye no gusenga kandi uyu munsi iki ni igisambo kirangwishije kimbeshyere kimpora ubusa dore umwumbati ndimo ndatigisa nacyo kiri gucukura dore ibiti none kitangiye kubinkiraho rwose sinjye kubeshya urumva ngora ntarwana ngarakubita unyumvire sha ariko umbabarire ntabwo nkuri kwimado ngiye kukikuzanira ndo utansebya mu nsanganye nabo uyu mugabo tuye dusengana ku rusengero ahubwo wagisambo badufatanye ngiye nkujyane tujye kukagara uje kubisobanura ngiye ndazira ubusa nyabandazi ubusa bw'ikibazo cyawe wari wavuze ko uzi imigeri ngo uritayizo izo ndwara zo n'imigeri ntabwo uvuze kuri dragoni waretse kuri dragoni warwanye sinya ngudura mu mafilme witwa dragoni biturutse nyamara ngenda arengana sibe bya dragoni mu murima wanjye bya dragoni mu murima wanjye sha mwaranzengereje mwaranzengereje mwebwe tugende ndabirangiza byose tugende kuri kwimana tugende ndabirangiza ibintu byo bisamba nanjye ngo dragoni gende Janyo ndabirangiza ni mu mazi abagira cyabo sigaza muranyo mazi tuturaka munazajya kora byiyumba janyo ndabisoza tugende ndabisoza giye ari ikintu kimwezi neza ijana kwijana ndetse tujya ku Gisenyi ku Gisenyi next week amafaranga yaraje agashara karaje sibyo ngorere imbere sinzi igihe nsigaje ku isi mwamfasha sinzi umubare w'inyenyeri ntabyize kuririmba nabi okay ngaho ndirimbira twose mama hirwe yanyuma umva sheri ati ibintu nibisawa sheri reba ikigabo kibiwe nese kukibona abana batwaye kuri birawe ibyitaho ariko nuka ujya shasi go reka tubatabare reka unaza batwubara yawe nkura muri muda ariko no itonda ahubwo itonda shigaruka nawe ngikora birabigabura bishaka hirya niba munyiba ndabashyira mu mazi nge nta mikino reba mu mazi rega nta mikino Doba abagabo baraje dore ngo uyusheri nakubwiye ngo genda bata mu mazi koko genda nta mikino ufite ariko imiyaga yi ndabahingira ngewe munyiba ndabata mu mazi sha ndabata mu mazi ngewe ndabata mu mazi muri murange rwose uko ngiye kubareba nuko ndahenge nanga kukunda kunkura mu sheri ngayima akabizo none ubwo ndehe kutajyayo none wacyubwo reka ngendere kangenda ndanze tujyane basi ndaguta mu mazi nge nta bintu byinshi ngewe ubije mute ibyanjye ubije mute jya nzajya mpinga none urangiza reka ngwize ukuri agasuzuguro ni gute gihe abantu bashobora kunyiba bamara kunyiba jewe nashaka jewe ntabwo ushobora kubyemera reka ntabwo ushobora kubyemera mu buzima bwanjye kuko nanga gasuzuguro gihe ntabwo banyiba buri munsi none urabavugira murafatanyije cyangwa baba batumye sha ngo biranze baragukurikiranye nasora afata abantu wangize ukabashugunya mu mazi aho ngo ntago ko gukemura ikibazo wakatubwiye twahise twagikemura we garanyi banje twajya minga banyiri kwiba ntago bisobanura ndakubwiye ngewe we ako ibintu bire kwa karije biba we
ubugome bwawe urakagwa mu ruzi mwebwe ubundi bifasha gute wowe ufite ikihe kibazo undi wowe Yeah!